uryamye mu ntebe dore sha na telekomande niko ibyaye bimuri iruhande kureba televiziyo si icyaha ariko bayireba mu mwanya wayo naho se ya Seburikoko igeze he uyu munsi haraza gukina iyihe kipe akaririmbo ka Medise gaherukaho ni akahe Tebeni na Pamela ubukwe bwabo bugeze he ye baba we mureke mbabwire agahera mu gitondo mwaba sita z'ijoro mwatinze guteka wiriwe mu rugo yabihashye rasiyo yayigusigiye ibiryo birahari byo guteka ntururindira nka bamwe barindira barya ari uko babazaniye wowe birahari umugabo aryame saa sita z'ijoro cyangwa saa tanu arindiriye umugore ngo ateke umugore wirirwa aryamye mu ntebe ibyo bintu murumva ari byo mwabagore ni iki gituma udateka kare wagiye uteka kare kuza amasaha umugabo wawe azira ajya ararira ibiryo ari buzinduka ajye mu kazi ubwo urumva ari ubuzima umugabo abakesha atagira kwihangana no kwirinda ntacyo amara ikintu cya kabiri ukwiye kujyana mu majyambere ni ugusenga nkunda abagore mutangira gusenga ari uko mutwite inda zabaguye nabi abagabo mugatangira gusenga ari uko ibyo mwajyanye byashize utangiye kubura umuceri wo guha umugore uri no gushaka akazi ariko mu bintu uzajyana mu majyambere no mu bintu muzinjirana mu rugo mukimara gushakana ikintu bita gusenga mu kigiri cya kabiri ntabwo umuntu asenga ari uko yabuze urubyaro gusa nta n'umugo umuntu asenga ari uko hari utubazo turi mu muryango gusa ntabwo ukwiye kuzasenga hari uko inda yenda kuvuka ntabwo ukwiye gusenga hari uko atangiye kumva umwana yitambira kandi nubibwirwa na mama Sharirene ngo si ugupfa kujya gushaka nuko nabibonye ko atari ugupfa kujya gushaka ntabwo ari ugupfa kugenda kandi ndashaka kubwira abantu barimo gutegura kurushinga abari gusenga ngo Imana ibaha abagore cyangwa abagabo ndashaka kubabwira ngo si ugupfa kugenda umukobwa ugiye gushaka agomba kugenda yikwije umusore ugiye gushaka akwiye kugenda yishikwije kubana n'umugore wawe bitandukanye na kumwe mubana kuri telefone kumwe mubana kuri telefone biroroshye uramubwira uti sheri nawe ati sheri biba biri kugenda neza byijyanamo biroroshye ariko kujya kubana nawe mwishuka imwe mugasangirira ku meza amwe mukabana ubuziraherezo mukazatandukanwa n'urupfu nka kumwe mu birahira ntabwo ari ugupfa kugenda nanakubwira ngo mbere y'uko ushaka banza witonde gake ubanza umenye ibyo ugiyemo ugiye kubana n'umuntu mudahuje imico ugiye kubana n'umuntu mutigeze mureranwa mutigeze mukurana reka nkubwire ugiye kubana n'umuntu utarya inyama wowe wimva ugiye kubana n'umuntu utarya inyama wowe wirire inyama ugiye kubana n'umuntu wavukiye mu nshyushyu iwanyu mwaravukiye muri mukaro ugiye kubana n'umuntu utazi character ye ugiye kubana n'umuntu utaramenya uwo mugiye kubana ntago muzi ntuzi ibimusetsa ntuzi ibimushimisha ntago muzi niyo mpamvu ugomba kubanza kubitekerezaho kugira ngo utazayoborwa n'amarangamutima yawe ukibwira ko zasheri muhora mwandikirana buri munsi zizagumaho kugeza Yesu mugomba kumenya muzarufatanya muri babiri hatagize uwitana bamwa
umuntu iyo ugiye kubana n'umuntu mubana mu buryo butandukanye. Hari aho umuntu aba yarakuriye n'aho aba yararerewe. Hari ibyo umuntu aba yarabonye n'ibyo aba yarumvise. Hari ibyo baba barabonye kwa papa no kwa mama. Hari ibyo baba barakuye ku ishuri aho bakorera mu nshuti zabo no mu bigare no mu bikundi. Uwo mugiye kugushakana wasanga wana kayoga yitsimbye ariko yarakaguhisha. Wasanga no ku gafege ajya kururaho. Wasanga hazwa n'inkoko yose. Wasanga ry'ibiro bibiri by'ubugari. Kandi ibyo byose mvuze nta kibi kirimo, ahubwo ugomba kwiga kubana nabyo. Uwo mugiye kubana wasanga yarazengurutse abagore nka 20. Wasanga azi abagabo nk'igihumbi. Ugiye kubana n'umuntu wavukiye mu giturage, wowe waravukiye mu mujyi. Ugiye kubana n'umuntu utazi kwiyandika izina, wowe warize urarangiza. Ugiye kubana n'umuntu utazi gusenga, wowe urabizi. Ugiye kubana n'umuntu utumva iby'agakiza kandi akarimo, wowe uri umunyamwuka. Ibi bintu ushatse kuvuga ni iki? Nuko hari ukuntu abantu babana ariko bataziranye neza. Ariko kuba mutaziranye neza ntabwo bivuze ko mutamenyana. Ahubwo nakubwira ngo ugomba kugenda ufite ubwenge buhagije. Ndakubwira ibintu ukwiye kwitwaza wa musore we, nawe mukobwa nkubwira ibyo ukwiye kwitwaza. Rero reka mbabwire, muzi ko ngo mu gushaka ikintu kirushya ari inkwano, abandi ngo ikirushya ni amajyambere, ngo dote birahenze, gusaba no gukwa, mu rusengero imyenda y'abageni, mukumva ibyo nibyo bya mbere. Ni ukuri byo si ibya mbere. Hari ibindi bintu ugomba kuba ufite, hari ibyo ukwiye kuba wujuje. Ntabwo iyo bakwambitse impeta biba birangiriye hariya. Kuba yakubwiye ko muzatandukanwa n'urupfu ntabwo ariho birangirira. Hari n'igihe na malariya ize ntabasha kukwihanganira. Ngo mubyaye mutabyaye, ari amagambo kuyavuga biroroshye, ariko kuyahagararamo no kuyashyira mu bikorwa bigora abantu. Ntuzabone rero yakwambitse impeta sheri ngo uvuge ngo birangiriraho. Ntuzabone ngo mwambikanye impeta yakubwiye ya magambo, ni umurokore, ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana ba mu nzu y'Imana. Ntago birangirira hariya. Ibyo byose bibera ku isi. Niyo mpamvu nyuma y'urukundo hari uhiga urukundo rwanyu kugira ngo mutaba na mu mahoro. Bisaba kuba maso, ukajya gushaka wariteguye, ukagenda utumva ngo nzaba mu kinyenga, yego uzaseka, amina, ariko no kubabara nibizi ntibizaguhindura umutima ku myanzuro wafashe. Ya magambo umubwira, abantu bakundana shababwirana amagambo, Mana ya Isaka na Yakobo. Abantu barenga kuri ari amagambo mugacana inyuma, mugatandukana, mugakora divorce, mwamukoze ibintu bikomeye. Nyuma yari amagambo akubwira meza, kwa kuntu akubwira ukuntu agukunda, akakubwira ukuntu kurya byamunaniye, akandi koko bibari byo nta nubwo akubeshya, akakubwira ukuntu umurutira abakobwa 1000, akakubwira ukuntu umurutira abasore 1000, akakubwira ati yo warwaye nanjye mba ndi kubabara, akakubwira ati mfite n'ukwezi nagutuzamo, akakubwira ati ngiye rimwe nzakugurira izuba, bundi akakubwira ati nzakwimura ngo utuze ku wundi mubumbe. Ya magambo meza nezeza, ari amagambo rero utazagira ngo uzakomeza kuyumva. Munsi batayakubwiye ntuzafata imyanzuro. Kumwe wavuze ngo uzamukunda urwiteka, kumwe wavuze ngo aho kugira ngo nkureke nava ku isi, ntihazagira ikintu gikwiye kubivuguruza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ugomba kugenda wikwishe. Ikintu cya mbere mu majyambere umukobwa agomba kujyana. Mu majyambere wa mukobwa we, nujya mu mujyi kugura ibisorori, ukajya kugura imikeka,
ukajya kugura imbabura, ukagura amagi uzamutekera ugezeyo, ukagura imbuto, ukagura za nido, ukagura imiceri n'ibiki byose n'amashuka uzamusasira n'imitako uzataka mu nzu no mu cyumba, bya bintu bashyira mu majyambere n'ibindi bintu byinshi, twa tuntu twose tw'ubwenge uzagura ujyana mu ivarisi, mu bintu uzashyira mu majyambere uzajyana. Ngiye kukubwira ikintu cya mbere, ikintu bita kwihangana. Ntikizaburemo. Kwihangana nimba uzabipfunyika mu envelope, nimba uzashaka ambaraje kado, nimba uzabishyira mu giseke, ntabyo nzi. Icyo nzi ni uko uzabibika muri varisi. Ntuzabibike mu mufuka w'amakara, ntuzabibike he, uzabitware muri varisi uzinjiza mu cyumba cyawe. Ikintu bita kwihangana. Kandi iki kintu sinkibwiye umukobwa gusa, ahubwo nkibwiye n'umuhungu. Reka nze nkubwire, nimba muri wowe mu bukumi bwawe uzi ko ijambo ryitwa kwihangana utajya urishobora, ukaba uzi ko utajya uribasha, mbere y'uko usengera mariage, mbere y'uko wambara agatimba, mbere y'uko mujya mu murenge, mbere y'uko ugira ikindi usaba Imana, bwira Imana uti mbonye fiyasi kandi uzi ko ngira umujinya hafi, uyimubwire Uwiteka uti kwihangana sinjya mbibasha, uti no kwihanganira barumuna banjye byari byarananiye, none Uwiteka we sinatinyuka kurwinjiramo ntafite intwaro yitwa kwihangana, mbabarira mu bintu uzampa mu majyambere. Ku munsi w'ubukwe igihe nzaba ndi gufunga imizigo, ndi gufunga ibyo nshyira muri mari, ndakwinginze umfungiremo no kwihangana. Iki kintu ndakibwira umusore, kandi iki kintu ndakibwira umukobwa. Ntuzigere ujya gutangiza umushinga w'ubukwe utaragwiza imbaraga zo kwihangana, kuko kwirukira kujya gukora ubukwe ntago burya ari ibintu birenze gukora ubukwe, ahubwo ubanza ubwira Imana ngo Mana mpa kwihangana. Burya buri muntu arimenya. Hari umuntu uwicara akavuga ati ngiye ibintu byo kwihangana sinabivamo, sinjyana nabishobora. Iyo wagiye mu rugo rero urabishobora byanze bikunze. Ninkubwira kwihangana uri bukuka umutima uvuga uti mbese abagabo bose ni babi, ubu se sheri azahinduka. Birashoboka ko sheri atahinduka. Ese undi nkubwiye ko uzababazwa na sheri gusa? Umuryango se uzajya gushakamo baramukazi bawe, baramu bawe, nyoko bukwe na so bukwe, abaturanyi bawe, abashyitsi b'umugabo, kugira ngo basaba kwihanganira. None se wari uzi ko ari umugore ugera mu rugo agakundana n'umugabo, baramukazi na ba mabukwe bakabyivangamo, bakivanga mu rukundo rwanyu rwa sereri kaza, utabashije kwihangana ukaba wafunga imizigo ugasubira aho waturutse? Wiga kwihangana. None se ubona abagore n'abagabo bibaniye neza mu ngo zabo? Wari uzi ko hari abandi babireba bakajiginywa, bagaca hasi no hejuru kugira ngo baruhirike? Ibitwenge n'umunezero n'urukundo wifitaniye n'uwo mwashakanye, akicara akavuga ati bazaseka ntagihumeka, bakiga kuguteranya n'umugore wawe, bakiga kuguteranya n'umugabo wawe. Siyo mpamvu nkubwira ngo wige kwihangana, kuko uzakubitana na byose kandi na byinshi. Sinakubwiye ngo ntuzahura nabyo, uzahura nabyo. Ibitazaturuka ku mugabo bizaturuka kuri murumuna we cyangwa mukuru we cyangwa umukobwa bakorana mu kazi. Ubu se wari uzi ko umuntu yiyicarira cya wajya kubona ukabona umuntu akoherereje ibintu muri telefone uri umugore w'umugabo? Uri umugore w'umugabo n'umugabo wawe bakorana, umugabo wawe basengana, abizi ko ufite umugabo wawe basangira, yarangiza akajya kukwandikira amagambo ateye isoni. Hanyuma se nubatuza telefone wa mugabo we ugasangamo ibyo bintu muri telefone y'umugore, kandi ukabisangamo ari umugabo wabyanditse,
kandi umugore wawe nta ruhare abifitemo, nutihangana ntiruzahirima. Ubu se ntango zigeze zihirima kubera kutihangana no guhubuka? Ubu se umunsi umukobwa yahamagaye umugabo wawe, mwicaranye muri ku meza cyangwa muri mu rukundo mu buriri muri kwiganirira, agahita amuhamagara, kuko umugabo wawe nta mutima umucira urubanza, yakitaba akumva umukobwa aramubwiye ati bebe shu umeze ute? Nutihangana urukundo ntazarucamo kabiri. Kandi abakobwa bo gukora abakobwa bakatishije ikuzimu badafite ikibazo. Ihangane, erega ihangane, n'uwo mugabo wawe ukomeye ukomeye ufite n'indangagaciro, erega ashobora no gukubitana n'inkumi agakwama. Hanze hano hari abakobwa bameze nk'abafite uburozi, umureba gutyo ukamukurikira atavuze, ukamuhiga hasi no hejuru, kandi uwo mutima atarawuvukanye uwo mugabo, atarigeze agira ubwo bwenge mu buzima bwe, ariko nyine kuko ari ku isi ikoreramo Satani, akamukurikirana wagasambana atazi ibyo yakoze. Ubwo se utihanganye, ubwo urumva byakoroha? Imitego iri imbere y'abagore ni myinshi, n'imitego iri imbere y'abagabo ni myinshi. Kuvuga rero ngo ni ukwihangana, urugo rwawe ni umugisha ariko rwubakiye ku isi irimo Satani n'abadayimoni n'abazimu n'imyuka mibi, n'abadashaka kuhumeka, n'abadashaka ko wishima, n'ababona useka n'umugabo wawe bakaribwa bakajiginywa, hakumva yuko warira nkayo yarize. Ni icyambere narindi kuvuga ngo mutware kwihangana, abasore batware kwihangana. Ikindi cya kabiri ni ugusenga. Ni ukugira gute? Ni ugusenga. Impamvu nakubwiye nabanjije kwihangana, sinari kubanza gusenga, kubera ko amasengesho atagira kwihangana no kwirinda ntacyo amara. Ikintu cya kabiri ukwiye kujyana mu majyambere ni ugusenga. Nkunda abagore mutangira gusenga ari uko mutwite inda zabaguye nabi, abagabo mugatangira gusenga ari uko ibyo mwajyanye byashize, utangiye kubura umuceri wo guha umugore, uri no gushaka akazi. Ariko mu bintu uzajyana mu majyambere no mu bintu muzinjirana mu rugo mukimara gushakana, ikintu bita gusenga mukigira icya kabiri. Ntabwo umuntu asenga ari uko yabuze urubyaro gusa, nta n'umugo umuntu asenga ari uko hari utubazo turi mu muryango gusa. Ntabwo ukwiye kuzasenga hari uko inda yenda kuvuka, ntabwo ukwiye gusenga hari uko atangiye kumva umwana yitambiritse mu nda. Ntabwo mukwiriye gusenga kuko mutangiye kubura y'ubukode, ahubwo gusenga muzabyinjirane mu rugo rwanyu, hanyuma mube mu buzima bwo gusenga. Nubwo nta bitero biraza mukihagera, ariko nibura amasengesho aba urukingo rw'ibitero. Amasengesho abe urukingo, utangire ukumire. Dufite abagore bameze nk'abagafashe batajya basengera abagabo babo. Umugore akicara akaba umugore wo kwirirwa ry'imishyushyo n'imvange n'ibikoma byaraye, akirira akinywera, akaba nyiramwiza wiriwe aryamye. Ntabwo yasengera umugabo we kuko ataramufatana message ari gutereta, ntiyasengera umugabo we kuko nta nkuru arumva imuturukaho yuko yamuciye inyuma, nta n'inzozi aramurotaho, nta nuramuzanira ubutumwa, ntago yamusengera da. Umugabo we ni umurokore, barakubeshye, ni umurokore ariko arimo arahigwa, hari ibimwataka. Burya nuko atanakubwira, abakobwa bamushakaga mbere yuko mubana burya baracyategereje, nta bandi bagabo barabona. Iyo babona muri kumwe, babonye amafoto yanyu, babona ubukwe bwabo, umujinya uruzi urugera hano, burya nabo baguhitana. Ndakubwiye ngo senga, nubwo ntacyo uramwumva, ujye umusengera, watura amazina ye, ujya gusenga, usenga yibiri wiyirije ubusa,
usenga y'uburyo bwose, hafata inzira agiye, aho agiye hose wohereza imbaraga z'umuriro, ukumira abadayimoni kuri we, umusengere. Umuntu areka imvura ikigwa mada, hari igihe uzamusengera byaranze. Kandi nabikubwiye ngo burya nuko atakubwira, nuko atakubwira ngo akubwire intambara ahura nazo. Burya arwana urugamba, uzi urugamba arwana urugamba rw'inkumi, arwana urw'abagore b'abasazi, arwana urw'abakobwa baturubuye, ararurwana yirirwa katana nabo, aba yirirwa yiyamata ifite umugore, abamwandikira agahita zisiba, abashaka kumusoma ku ngufu, abamutumiriwe tuzaze nsure, papa Runa, papa nani Runa wazaje kunsura, ibaze nk'umugore wihamagarira umugabo uzaze unsure, abamubwira ngo uzaze usure. Hari n'abazajya gusura agira ngo ni abantu kandi ari injangwe. Reka nze nkubwire, senga. Amasengesho uzayajyane mu majyambere, uzasengera abana nubwo utaratwita, uzasengere umugisha w'umugabo wawe, uzajya umwaturaho akazi keza, ujye umwaturaho umugisha, ujye umwaturaho icyubahiro, ujye umwaturaho kugubwa neza, ujye watura ngo tuzasazane, ujye watura umwirukanaho za Delila, ujye umwirukanaho umwuka w'uburaya, ujye wirukana umwuka w'ubuhehesi, ujye ubimwirukanaho nubwo bitaraza, ujye umugotesha amaraso ya Yesu, ujye umushyiraho uburinzi bw'ijuru, ubitegeke, utegeke ukiri mu rugo. Ayo masengesho rero azamugirira umumaro aho azajya yirirwa hose, cyane ko amasengesho y'abagabo ni make rwose, wababaza rasiyo, ariko ibintu by'amasengesho y'abagabo bagira makeya. Nindi kubabwira ngo intwaro ya kabiri ni ugusenga, ndi no kubwira abagabo ngo namwe mwige gusenga. Uwo mugore ubona wubitse umutwe uvuga uti naramurangije nta wamufata, uwo mugore burya nawe baramushaka. Satani yasutse imbaraga z'ubusambanyi, yasutse imbaraga z'umwiryane, burya baramushaka kandi burya bamubona. Ujye usengera umugore wawe, usengera akazi kawe, usaba Imana umugisha, usaba Imana urugo rwiza, usaba Imana ngo tuzasazanye n'umugore wanjye, usaba amahoro mu rugo rwanyu, ubwira Imana ikwigisha ubwenge bwo kubana n'umugore wawe, abantu mwige gusenga. Kudasenga rero biteje ibibazo. Umugore n'umugabo baragirana amakimbirane kubera ko batamenyereye ubuzima bwo gusenga, bakirukira mu kagari. Ariko icyo shaka kugusobanurira none hano ko aho wirukira nabo byaracitse. Isenyuka ry'ingo no mu kagari ryagezeyo, no mu murenge byagezeyo, no kwa pasiteri byagezeyo, sibye ko hari abihagararaho kubera inshingano bafite, bakanga kwinyanyagiza no kwishyira habona kugira ngo ibyubahiro byabo bitangirika. Ariko uwo wirukira, uwo uri kwirukaho nawe ararushye. Hari n'igihe ujya kumubwira ibibazo by'umugabo ugasanga afite ibiruta ibyo, hari n'igihe umubwira ibibazo by'umugore ugasanga nawe afite niko ameze. Kuko mutasenga rero ibibazo byanyu byose bikemurirwa mu bantu kandi ntabwo abantu babikemura. Hari n'ibyo tubona mu rugo bitagenda neza mu mpande zose, byose burya ni ugusenga. Birababaje kuba umugore yafata inzira agata umugabo we cyangwa akamuca inyuma, amuhora ngo umugabo wanjye ateye gutya ngo ameze gutya. Kandi burya hari ibintu ushobora gukemuza amasengesho, ugasenga Imana ikishakira igitambo. Erega burya iyo senze Imana ikwigisha ubwenge. Mu gusenga Imana ikubwira uko ukwiye gufata umugore wawe. Mu gusenga Imana ikwiye kukwigisha uko ukwiye gufata umugabo wawe. Iyo wasenze Imana ikwiye kukwigisha ukuntu ubana na nyoko bukwe. Wasenze Imana ikubwira ukuntu uzafata abaramukazi bawe. Iyo wasenze Imana iguha umwifato mu baturanyi. Iyo wasenze Imana ikwereka ukuntu uzafata abana. Iyo wasenze Imana ikubwira ukuntu mukemura ibibazo mu ngo zanyu. Mu gusenga harimo igisubizo. Cyo ni icya kabiri. Ikindi, gukora cyane. Gukora cyane.
gukora cyane, gukora. Umugore ukora, umugabo ukora. Nimvuga gukora wa mugore we, mu buzima bwawe uzahirimbanire kugira icyo ukora, naho cyaba giciriritse ariko uba umugore ukora. Nutabona akazi singuteye amabuye, kuko hari n'abagore bagashatse bakakabura, hari n'abacuruje biranga, hari n'abagize uzakora ko mu rugo, ariko uba umugore ukora. Mureke mbabwire, nakubwiye ngo uzahirimbanire gukora, kandi nubona icyo ukora kikufitiye umumaro uzagikore, ube umugore ukora utarebye ku bindi. Ndi bukubwire impamvu yo gukora. Nubura buze ukabura ahantu hose icyo gukora, uzakore basa ko mu rugo. Ibi bintu ubitega amatwi. Burya abagore badakora, umugore ukora mu rugo n'umugore udakora ntabwo bafatwa kimwe. Uzi ko umugore ashobora kuzinduka mu gitondo, ariko umugabo azi ngo yagiye gucuruza inyanya, akajya kurangura saa 11, saa 4 inyanya akazirangiza, agahita akata akajya gusenga, ariko agatahana n'ibiro 2 by'ifu. Kugira ngo uwo mugore hari umugabo umusakuriza, kereka babagabo babandi nababwiye b'imbusuri. Bishatse kuvuga ngo tujye tuvugisha kuri si umugore ukora gusa, umuntu n'umwana ukora mu rugo bafite agaciro kurusha abashomereye. Niyo ufite sheri ukora ntago bameze nk'udakora. Abana bavukana ari 6, hakabonekamo 2 bakora, mu rugo baba ari abami kuko bakora. Gukora rero uri umugore mu rugo ni iby'ingenzi. Uzi umugore ukora, ugakora hanyuma umugabo yajya kubaka ukamutera inkunga, kunze ari kuzamuka hakabonekaho imifuka yawe ya sima, hakabonekaho amakaro yawe, hakabonaho cyaba ari ikiro ariko cyavuye mu ikofi yawe. Umugore ukora rero nagasuzugura imbere y'umugabo karagabanuka. Karagabanuka. Ariko reka nkubaze, uzi kwaka umugabo igitambaro cyo mu mutwe, ukamwaka amavuta yo ku mubiri, ukamwaka amavuta yo ku munwa, ukamwaka yo mu musatsi, ukamwaka isutiye, ukamwaka ishurujipe, ukamwaka isuve, ukamwaka igitenge, ukamwaka ikote ryo kwifubika, ukamwaka Merita, ukamwaka robe de nuit, ukamwaka y'irondo, ukamwaka y'umutekano, ukamwaka y'abana ku ishuri, ukamwaka rasiyo, ayifu y'igikoma, ukamwaka y'ikibiriti, ukamwaka y'umunyu, ukamwaka itiki y'iwanyu, ukamwaka itiki yo kujya kurepeta, iyo kujya ahubwo abagabo barikorera, abagabo turikorera. Okay, uko biri kose uwo mugabo sibye ko yaba afite imbaraga z'umwuka wera, ariko hari icyo wazajya umwaka akakubwira taski tuzajya gukorera yawe ntufite amaboko 2. Noneho reka nze nkubwire, narindi kuvuga aho ngaho wumvise depasse, ariko buryo umworohereje rimwe na rimwe agasanga watetse, ugatekesha yawe wahahishije, ukamutegurira neza. Uzi ukuntu umutima ususuruka, uzi nawe ariko urebye uti mugabo wanjye yambara 40 cyangwa 42, ukamutahanira urukweto, uwo mugore uzi ukuntu aba ari mwiza. Uzi umugore wifata akajya gukora stoke y'urugo rwe, uzi ukuntu uwo mugore aba ari sawa. Imana ibaha akazi aba mama, ibaha akazi, ibaha aho mukura, ibaha icyo gukora mu izina rya Yesu. Nawe ugafata 2 ukabyishyura umutekano, ugafata 4 ukishyura ibishingwe, ukishyura mituweli. Icyo gitambaro ukakigurira n'utwo guducyuka no muri saro ukijyanamo,
umugabo yaguha amafaranga mukunganirana mukubaka muri babiri, uzi ukuntu binyura umutima w'umugabo, uzi ukuntu n'urukundo rwiyongera kuko wamufashije, wafashe amaboko ye, wamuruhuye. Ngaho noneho iri jambo nindi mvuga, wowe udafite akazi, we washakishije bikanga, ntago nkwisi ikigwara, ahubwo nje kugushakira akazi wawe mu rugo karahari. Navuze ngo umugore ukora cyane, umugore ukoresha amaboko ye, nimba udafite akazi ka leta, ukaba udafite akazi kawe ku giti cyawe, ukaba uri umwe mu bagore birirwa mu rugo, hari akazi ko mu rugo shaka kukubwira ukuntu wagakora. Waba ufite umugabo utari imbusuri akavuga ati umugore wanjye nubwo adakora ariko ibyo akora birahagije. Ahubwo umva ikibazo gikomeye, dufite abagore badakorera leta, batagira kampani n'imwe bakoreramo, batikorera ku giti cyabo, ntibakorera abagabo babo, ntibakorere n'abana babo. Ubwo se wowe uri igiki? Tuvugishije ukuri. Narindi kubwira abakobwa bazajya gushaka ngo uzabe umukobwa uzi gukora. Ngeze kubabuza akazi bari mu rugo, nje kukwereka iwawe mu rugo hari akazi kandi katoroshye. Nubwo katajya kagaragara ariko mu rugo haba akazi. Namwe mumbwire mwabagore mwe, uyu mugore yirirwa mu rugo, akazi agira nako kujya gusenga, nabyo ni akazi, ni byiza. Abagore basenga ntimuzabamenyere kuko atera ivi hasi, atuha umugisha umutware wanjye, ejo bundi bakamuzamura mu ntera, ejo bundi akagurirwa imbago biturutse ku isengesho ry'umugore. Ariko nje kukubwira ngo mu rugo rwawe hari akazi. Noneho undebere uyu mugore utagira akazi ka leta, ntagire kampani akoreramo, nawe ntiyikorere ku giti cye, nako mu rugo kakamunanira. Ese ugira ngo kumenya aho amasogisi y'umugabo wawe abitse cyangwa agomba kubikwa ko si akazi? Umugabo yajya ku kazi, isogisi utabanje guhamagara umukozi, wowe ukarishaka, ukarifura. Nibaza nk'umugore udakora ujya gushaka abakozi batatu, ukirirwa uryamye mu ntebe, uri umurwayi, nta maguru ugira, umugongo wawe waracitse. Uyu ubwo se uri igiki koko? Wirirwa uryamye mu ntebe na telekomande ngo nawe uri umugore? Uryamye mu ntebe, dore sha na telekomande. Niko ibyaye bimuri iruhande, kureba televiziyo si icyaha, ariko bayireba mu mwanya wayo. Naho se ya seburi ko kwigeze he? Uyu munsi haraza gukina iyihe kipe? Akaririmbo ka Medise gaherukaho ni akahe? Tebeni na Pamela ubukwe bwabo bugeze he? Ye baba we, mureke mbabwire, agahera mu gitondo mwababyeyi, uyu mugore mumufashe tumucyahe, nta mugore ukurimo. Ugahera mu gitondo ureba televiziyo, sibyo? Ugahera mu gitondo ureba televiziyo, ugahera mu gitondo ukageza nimugoroba uri kuri YouTube. Umugoroba ukakugereraho icyokora ukego kurya ibya saa sita. Abakozi babikoze. Muri dushe yawe na tuwarete amakaro yabaye umukara, aho mwiborosereza habaye umukara, tuwarete yanyu yabaye umukara, harananuka. Ntuzi umuti wica mikrobe zo muri tuwarete, ntuzi umuti uhahumuza, ntuzi parufe zo mu cyumba batera mu cyumba cy'umugore n'umugabo, ntuzi akantu watera muri saro hagahumura.
intebe zaraboze ziranuka, imirayi yaraje muri saro yawe, purete zabaye umukara, amarido yaboreye rimwe, ibirahure by'inzugi byaraboze, munsi y'intebe hatoye uruhumbu, ku gipangu igitaka cyaraharenze, mu gikoni haraboze, amasafuriya yabaye umukara, wabiterereje umukozi, umuntu ntabona aho akandagira, mu cyumba cy'abana kuhinjira ni ugufata zuru n'umunuko, munsi y'igitanda cy'abana harabo kirimo, amashuka murayamaramo ibyumweru 2 ay'umugore n'umugabo, muri garderobe hari desordre, mu kabati. Abagabo muri hangana icyokora. Shabundi rero nibagucinye mutangira ujya mu butayo ngo umugabo yagiye. Abagabo se nindushye bazagirirwa baruhira mu miruho yanyu. Ako si akazi koko. Ejo mu gitondo umugabo nakenera amasogisi. Ubundi se umugabo akwiye kukubwiriza ngo nshakira amasogisi? Ntabwo akwiye kubikubwira. Urabizi ko umugabo wawe agomba kujya mu kazi. Urabizi ko agomba kujya gusenga. Urabizi ko afite gahunda ahangaha, mwabivuganye. Ni gute umugabo akubwira ngo mpanagurira inkweto? Ni gute umugabo akubwira ngo shakira imyenda? Ya mabogisi yanjye yarumye. Ibyo bintu ntibiteye isoni. Umusirimu kaze nkawe uzi kwikubitaho ikirungo. Cyokora muzi kwikoraho, ukuntu abagore muzi kwikoraho. Iyo abari nako mwakoraga amasuku mu nzu zanyu. Ntabwo umugabo akwiye kukubwira ngo amasogisi arihe. Ni ibintu ukwiye gupanga. Ukaba uzi ngo nimba umugabo afite amasogisi 10, uyu munsi yambaye amasogisi atameshe, naha nyabika, ameshe naha, kuyamesa igihe cyageze nayameshe, ejo azambara n'izi nkweto, uri kumva? Bikaba biraho hafi. Ndamutegurira iyi shati bitewe n'urugendo afite, iyi shati niyo yakambara agiye mu kazi, yazayambara ku cyumweru, nitujya hahanda azambariye, hazabyambarana n'iyi pantaro, iyi boxer niyo yambara, ukadutera ipasi, two guterwa ipasi ukadushyiraho hafi, nta kwirirwa kubwira ngo shakira. Arakubwira ati amasogisi arihe, utangiye guhamagara umukozi. Akazi ko mu rugo karakunaniye nta nakandi ugira. Ubundi se ugakareta ko wagashobora. Allo Makurata zanira papa cyusa amasogisi, muzanira amasogisi dore yatinze. Ego umugore. Abakozi banjye rero nabo baba bafite stress nyinshi. Nutamenya hana amasogisi y'umugabo wawe ari, umukozi niwe uzahamenya. Nuko uragiye mu gikari, tiniko amasogisi y'umugabo wanjye ari he, kuki utabishyize kuri gahunda? Biteye n'isoni. Nutamenya kuyapanga ntuzajya gutuka umukozi, kuko burya nakubwira ati we kuba wananiwe kubipanga ari by'umugabo, ni njye uzabishobora. Buretse ariko nzagufatira imyanzuro, nzakwirukana. Amasogisi wantindirije umugabo ariko nta n'isoni ugira. Ese umukozi ko aba yayameshe wajya umenya kuyabika, ukamenya naho uzayakura. Hakaba ubwo umugabo ajya ku kazi nta masogisi afite. Ubu se umugabo azajya gukora ajye no kumenya aho yabitse amasogisi, ajye no kuyifurira, wirirwa ugaramye mu ntebe ngo urimo kureba Manchester na Arsenal, nguri kureba Peri na Reyo, nguri kureba Kanyombya na Seburikoko. Wagiye ubishakira igihe ukabireba ari kugakorera urugo rwawe. Unanirwe kujya guhaha umuceri wiwawe mu rugo no kuwuteka bikunanire. Unanirwe gushaka isabune ngo uyigure no kuyifurisha bikunanire, ngo uri umugore mu rugo. Ubwo si uwo mugabo urumva ari umunyururu, ari muri gereza, ku buryo azagumana n'umugore umeze nkawe. Hajya gupfana umubabaro se kubera iki? Ako si akazi ko mu rugo. Nikakunaniye, kunanirwa no guhiga imyenda umugabo yambara gusa ntibikunaniye. Nimba udafite akareta wakoza ko mu rugo. Reka nze nkubaze. Umugabo atahe n'inzara n'umunaniro, azaryame mu ntebe, ararira ibiryo, aryame saa 6 z'ijoro, mwatinze guteka, wiriwe mu rugo.
yabihashye, rasiyo yayigusigiye, ibiryo birahari byo guteka, ntururindira nka bamwe barindira barya ari uko babazaniye, wowe birahari. Umugabo aryame saa sita z'ijoro cyangwa saa tanu arindiriye umugore ngo ateke, umugore wirirwa aryamye mu ntebe. Ibyo bintu murumva ari byo mwa bagore? Ni iki gituma udateka kare? Wagiye uteka kare kuza amasaha umugabo wawe azira, ajya ararira ibiryo, ari buzinduka ajye mu kazi, ubwo urumva ari ubuzima? Umugabo aba akwiye gutaha, ntatahire mu mwanda urugo rwawe. Hari igihe umugabo ataha ibisafuriya by'igikoma, iby'akawunga, ibyatetswemo umuceri, ibimamiyo, ibikombe bana banywereyemo ibikoma, ibitonze umurongo, abana bakandagiye mu ntebe, banyayaho ku makaro, ibyondo, hanze hanuka, muri dushe, mu cyumba cyabo. Umugabo yakinjirira muri iyo myanda, akicuza icyatumye ataha, akavuga ati yaba natahaga nijoro hatabona. Akaza nta kacyayi, nta muneke uhari, nta kantu ko kumuramiza, inzara yamwishe, akaryama akicura, kongera akaryama akicura. Ariko burya umugabo iyo atashye, reka nkubwire wa mugore we utagira akazi, ariko nimvuga umugore utagira akazi ntugire ngo wowe ufite akazi nawe byakwambuye inshingano, ntabwo uzakora inshingano zose. Wowe nzakubwira ukuntu bizagenda ubutaha, nzabwira abagore bafite akazi batabona umwanya, nkubwire ngo nubwo nta mwanya ariko umugabo wawe ugomba kumushakira umwanya. Natarya ibiryo byawe basi mu mibyiza, ariko muri weekend ajya birya. Yego, reka nikomereze kuri aba ngaba. Ni byiza ko umugabo ataha agasanga isuku mu rugo, isuku pe, abana bakaza kumuhobera basa neza. Ntuba wiriwe mu rugo, bakaza kumuhobera basa neza, nta mwana ufite ibikoma ku mashati, nta mwana ufite ibimyira byamwuzuyeho, bakarabye bisize basa neza. Wenda ujye bakingirana ku mugoroba ntibagasohoke, papa naza bati dadi, bamuhobere ntibamwanduze, basa neza, nawe nababona zishima. Uzi kugira ngo umwana yirirwe asa nabi, agera igihe papa wataha gisa nabi, ahita amuterura amwanduza ku cyo bawiriwe umara iki? Ugakora isuku hose, najya muri tuwarete asange hasa neza, nimba akeneye gukaraba ahita abona amazi, nimba akunda konje cyangwa ashyushye, kamambiri ziraho hafi. Erega ku buryo nagera mu rugo aruhuka na stress aba yiriwemo, akoze ibintu bimurushye yadahari. Nakatira mu cyumba nakitegereza abone harasa neza, hari isuku, nawe ariko nakwitegereze abone urasa neza. Muzi ko hari abagore birirwa badakarabye biriwe mu rugo, ngaho mu kwaha, mu kanwa na hahandi, uzi minuko y'ahantu hatatu ku bagore badakaraba. Naho waba wakarabye mu gitondo, abagore baba bakarabye mu gitondo, abagore bafite abagabo, ugomba gukaraba mu gitondo ariko na nimugoroba ugakaraba. Ariko umugabo ugasanga ufite fresher, ese uziriranwe bigutiye bicuramye ngo kuko uri umugore, ngo hari abagore bazi ko bagomba kwambara neza ari uko bagiye mu kazi. Wamusanga ari guteka ukabona arasa nabi, ariko se ni gute uzajya wambara neza ari uko ugiye ku kazi? Wambare neza ari uko ugiye gusenga, uzajya wambara neza ari uko ugiye gusohoka mu rugo. No mu buzima busanzwe uba ugomba guhora usa neza. Nimba umugabo wawe atashye ko nta kazi ugira, yasanze usa neza, ugasokoza nimba ari umusatsi, ugakaraba umubiri wose, ukisiga ukishyira ku cyangwe, ukambara umwenda mwiza,
akitera n'agaparufi. Uzasanze abana basa neza, hagasanga inzu isa neza hose, hagasanga ibiryo bitetse, nawe ubwawe utetse nyine usa neza, uhiye, uri umwana uhiye. Hanyuma mukarya mukanywa, mukabona n'umwanya wo kujya kuganira ku by'urugo. Ukamubaza uko wiriwe. None se reka nze nkubaze, azajya agera mu rugo utangire guteka, utangire gukoropa no gukora isuku no kwita ku bana, we uzamwitaho ryari? Ese nimumara kurya saa sita muri buganire, ibitotsi biraba byakwishe, uryamisha abana nawe umuryamisha, hari umwanya uri aho ngaho. Ese si wowe wabiteye? Kuki se ataza akaruka mwakira kare mukabona n'umwanya wo kuganira? Maze mu gitondo agiye ku kazi, umva papa runa byagenze gutya na gutya. Sonde warekera hanura. Ni nababwiye ko icya kabiri ari ukugira gute? Gukora. Abagore mugakora. Gukora. Kaba umugore ukorera urugo rwawe, ugakorera abana bawe, ugakora akazi ko mu rugo, ukagira isuku. Umushyitsi aje akabona ufite isuku, ukagira isuku itari ya yindi y'ahantu hagaragara. Kajya no munsi y'ibitanda by'abana, kajya no munsi y'igitanda cyawe. Uzi ko hari igihe usanga umugore munsi y'igitanda cye ashaka kumara umwaka atahakubuye, ariko buryo uko ukoropa imbere y'igitanda ni nako ubukwiye gukaropa munsi y'igitanda. Kasanga hajemo ibitagangurirwa, imyenda yabuze niho iri, amarabero niho ari, amasutiye niho ari, ibintu nk'ibyo by'imyanda ntabwo ari byo. Okay, ndashoje. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Narinde kubwira abakobwa n'abasore ibintu bakwiye kutazabura mu majyambere bagiye gushaka. Ndabashimiye, ntabwo birangiriye hano, tuzakomeza tubahugure. Twatinze ku bakobwa ariko n'abasore tuzababwira. Imana nibaha umugisha bakurikiranye izi mpuguro. Ni kuri Mama Sharirene, mukore subscribe, mukore share, mwandike kuri comment. Amina.